Reka inkuru y'uyu munsi tuyitangirire mu kwa mbere mu 1992. Sierra Leone, igihugu gikungahaye ku mutungo kamere nka diyama, cyashegeshwe na ruswa ndetse n'intambara, hari kwibazwa umucunguzi ahazava. Muri iki gihe cyari kiyobowe n'umusaza witwa Joseph Saidu Momoa, nawe ubwe ntiyarazi icyo yakora kugira ngo igihugu cye kijye ku murongo. Bitewe n'akaga iki gihugu cyari kirimo, nta wiyumvishaga ko umusore ukiri muto w'imyaka 25 ari we wazana impinduka mu gihugu. Ku myaka 25 y'amavuko, Valentin Stresa yaciye agahigo ko kuba ari we perezida ukiri muto wari ubayeho mu isi yose. Ariko inzira we yahisemo yo gufata ubutegetsi ntago ari inzira ya demokrasi cyangwa inzira y'amatora. Kuri Valentin Stresa, inzira y'amasaso niyo yagaragaraga nk'iya bugufi mu maso ye. Abasirikare bafatanyije na Valentin Stresa bari barambiwe guhozwa ku rugamba badahabwa umushahara wabo, nta biryo ndetse nta n'icyizere cy'uko bazatsinda intambara bahoraga barwana. Stresa n'igikundi cye bahanze agatsiko bakita National Provision Ruling Council, mu magambo ahinnye ari NPRC. Batembereye mu mujyi wa Freetown muri leta ya Sierra Leone, bahirika ubutegetsi nta maraso amenetse mu mujyi. Umusore ukiri muto wari wambaye bote zuzuye ibyondo yari akuye ku rugamba yahise afata ubutegetsi. Valentin Stresa ku ngoma ye yagaragaraga nk'ikirango cy'impinduka muri Sierra Leone ku baturage. Ariko ibihugu by'i Burayi byo byarabibonaga bikabaseka cyane. Abaturage ba Sierra Leone bari bishimye cyane, akanyamuneza ari kose mu maso yabo, ariko ntibari bazi akaga bari bagiye guhura nako. Valentin Stresa yarazi neza umutungo kamere igihugu cye kibitseho nka diyama. Aho kugira ngo Valentin Stresa yifashishe uwo mutungo kamere ateza igihugu cye imbere, ahubwo inkuru zatangiye gucicikana mu baturage zivuga ko hari amafaranga yirirwa kurwa mu gihugu yoherezwa kuri konte zo mu mahanga, harimo mu bihugu bimwe na bimwe by'i Burayi. Izi konte bivugwa ko zafungurwaga mu mazina y'umugore we Anita. Uyu Anita, isura ye mu baturage yarazwi nk'umugore w'umunyembabazi kandi w'umunyempuhwe. Yitaga ku bantu, cyane ko mu maso yabo yagaragaraga nk'umugore ukunda gufasha, cyane cyane abatishoboye. Abari bazi bye bo bamubonaga nk'urufunguzo rw'amabanki agiye akomakomeye mu bihugu by'i Burayi. Ku ruhande rwa Valentin Stresa we, diyama zakomeje gucukurwa, aragenda mu munyembaraga mu gihugu. Umwana muto wari kapiteni mu gisirikare yaje kwiyongera amapeti ku gahato, ishyari riheraho, batangira kugira ibitekerezo byo kumugambanira. Mu 1996, imyaka 4 nyuma y'uko Valentin Stresa yari amaze kwima ingoma, nawe yaje guhirikwa ku butegetsi n'uwari umwungirije, Brigadier Julius Maada Bio. Brigadier Maada Bio niwe wateguye kandi ashyira mu bikorwa igitero gikura ku ngoma Valentin Stresa yari amaze imyaka 4 yarigaruriye. Kuri iyi nshuro Valentin Stresa, ibyo yari yarakoreye Joseph Momoa mugenzi we yari yarahiritse ku butegetsi, nawe neza nibyo byari bimubayeho, kuko yakuwe ku butegetsi nta saso na rimwe rivuze, nta muntu n'umwe ukomeretse. We yabonye igitero kimuguyeho, asabwa gusohoka akava mu biro by'umukuru w'igihugu, asobanurirwa ko atakiri perezida wa Sierra Leone mu buzima bwe. Mu gihe Valentin Stresa ibyo byamubagaho, yagerageje gusaba ubufasha igisirikare yigeze kuyobora, kimuca amazi. Agerageza gusaba ubufasha umugore we yishakiye yigeze gukundaho, nawe aramutererana. Nyuma y'amezi make, umugore wa Valentin Stresa, Anita, yaje guha divorce Valentin Stresa. Valentin Stresa ya mitungo yose yari yaranyereje ya leta mu mazina ya Anita, yaje kuyiboraho uburenganzira. Uyu Valentin Stresa yaje kwisanga ari impunzi, yisanga ari umujenerale udafite igisirikare, yisanga ari umugabo udafite umugore, yisanga ari umumiliyoneri udafite n'ifaranga na rimwe. Hashize imyaka 10 Valentin Stresa akuwe ku butegetsi, yaje kwibagirana no mu mitwe y'abaturage. Baba baturage bigeze kwishimira ko Valentin Stresa abaye umuyobozi, nibo bari basigaye bamucaho ku muhanda, bakamureba nk'abatarigeze kumumenya.
bitewe n'ubuzima bushaririye Valentin Stresser yahuriye nabwo mu buhungiro. Ahagana mu bihumbi 2000 Valentin Stresser yigiriye inama yo gutaha akagaruka muri Sierra Leone. Uyu Valentin Stresser aho yambariye ikamba yaje no kwambarira inshocero, kuko yagarutse muri Sierra Leone yarananutse yarishwe n'inzara. Abaturage bakajya bamubona atambuka ku mihanda afite agacupa k'utuyoga twa make, yasinze, akenshi agakunda no kuryama mu miferege. Inkuru nta yindi yavugwaga ahantu hose yabaga ageze. Abantu bose bahitaga batangira kongorerana ati dore uriya yahoze ari perezida. Abantu bamwe bamugiriraga impuhwe, abandi bakamuseka, ariko ni bake banabyitagaho ibyo. Leta yahoze ayoboye ya Sierra Leone yaje kugira ubushake bwo kumwitaho, igerageza kumuvuza, ariko nabyo ntabwo byari bihagije ko wabonaga ko yatererana. Uyu Valentin Stresser nagerageje gushakisha inkuru zose zimuvugwaho kuri murandasi ngo menye amaherezo ye, ariko uko nayabonye nabonye bisa nkaho Valentin Stresser yaba atarava mu buzima cyangwa yaba atarapfa. Birashoboka ko Valentin Stresser n'ubu ngubu ugiye ugatembera muri Sierra Leone mu murwa mukuru Freetown, nawe mushobora guhura. Nta wamenya, abari muri Sierra Leone cyangwa abahageze babitubwire. Shyira icyifuzo cyawe muri comment, tuzacyubahiriza. None dusaba kuzagera muri Sierra Leone tukakurebera inkuru neza nimba yaba akiriho cyangwa yaba yarapfuye, naho tuzajyayo. Niba hari inkuru wumva ufitiye amatsiko cyangwa wumvisha utasobanukiwe neza, nabyo wabyandika muri comment tukazayikubwira mu buryo burambuye. Wowe waruteze amatwi iki kiganiro, nakumenyeshaga ko tutateguye iyi nkuru tugamije kukubwira ibyihirikwa ry'ubutegetsi ryamaze ivugwa muri Sierra Leone cyangwa ubugambanyi buvugwa muri iyi nkuru. Ahubwo twakoze iyi nkuru tugamije kukwereka no kukumvisha yuko muri iyi si igihe cyose umugisha cyangwa se ibyiza bije mu nzira zawe bigasanga utiteguye, n'ubundi bishobora kuguca mu myanya y'intoki bikarangira ubayeho ubuzima utigeze witegura na rimwe kuzabaho. Kandi nizere yuko iki kiganiro cyagufashije gusobanukirwa neza imbaraga zihishe mu kugira ubwenge cyangwa mu kuba umunyabwenge, ubutunzi butagira cyangwa amafaranga menshi atagira. Nshuti yanjye, menya ko muri iyi si nta muntu uyituyemo amafaranga adaca mu biganza, ariko abantu bake muri iyi si nibo babasha kuyagumana. Ese wowe ubona biterwa n'iki? Nawe menya aho ubarizwa. Reba hasi nimba wakoze subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byiza nk'ibi ngibi. Ciao ciao.